Ngaramese warura. Ndaho nyine by'iki gihe ubizi se. Ariko ntacyo nari mbaye. Kanje ntako bize ngara ntakubaho ndapfuye neza ndapfuye birarangiye. Urapfuye. Ure bize ngara. Usupfuye koko ubona wa mugore wanjye witwa Riza. Tamuzi. Bize ngara Riza na murongo mukunze. Riza ntumuvuga nabi. Umba bize ngara. Rega ntukabona umuntu agenda. Buriya hano muntu ni shitani mbi cyane. Kandi njye nyabasura akatwakira neza nkataha numva ahubwo nta mugore ubaho uhari. Bize ngara abagore b'uyu munsi niyo wasanga baye bafatanye mu ntoki. Ahita rekura ubundi akegera karibu. Ubwo abagore b'uyu munsi uraba nibwo twitanye nyine ni banyu ni nyinshi. Ubundi umushyitsi yamara kugenda akakugurukana none se nariza no mbese arenza abandi bose wabonye mu bukwe. Ntabwo ndabyemera Kandi bize ngara ikintu kimbabaza ntabwo ndabyemera. uzi ko namukoye imicumi z'inzungu. Ho ibyo ndabizi kandi Hari ubwe bwanjye ntibari uburimo yarazikwiriye we. Ubwo rero bize ngarame ngira inama nicyo naguhamagara nk'umugabo w'inshuti yanjye ngira inama naho ubundi wakumva ejo ngo niyahuye. Oya habazo nuzi yawe we. Nuzi yawe Imana yaguhana. Ngarama. Aja ni bro. Muraho. Twese mwana. Ni byiza. Amena cyane. Meze ute? Sawa. Uno sigaye keye. Ivuye muri iki gihe koko ubuzima n'ubuntu ko bumeze. Ibiryo bimeze gute ko mbona ibivumbikisho n'uruhu n'agahu gakeye. Byihorera. Twese mwana. Ni byiza. Yibanje nta nida. Amakuru. Ubuse ntabwo amakuru nayaye. None bimeze bite na madamu? Damu noneho yenda kuyikeneza neza. Abagore baragoye ariko none uriya we ikintu kizamumvanira hari ubu ngubu nsigaye mbura ibitotsi gutekereza bikanga nk'ubu nari naje kwifatira akayaga muri ibi biti ahangaha ku mashuri. Asiko turi umugore atuye. Uzi ko atanatuma twicarana n'iminota 10 twahita turwana. Iyo ntari mu rugo nibwo mba mfite amahoro. Uba waruhunze mbega muri make. Nk'uyu munsi w'icyumweru naruhunze kugira ngo ndebe umunsi bakwira nza kwifatira akayaga ahangaha. Dore duherutse guhura turaganira mugira inama ariko yaranciyemo kabiri. Agira inka. Yaranciyemo kabiri umva ntateze gusubira ku murongo biba. Ubwo yumva wagira ngo hari baramuha. Sinzi ikibazo afite. Sheri tuganira ndabona izuba rimeze nabi. Sheri Karame ino mubwire se Sheri ko namushaka kuva kare ugiye mu biki koko. ahari kushiri numva ntameze neza reka Nubwo urwaye Sheri numva ntameze ukuntu sinzi kuko nzajya mukenera tuvuga ngo urarwaye ese ufashwe none uzabigira ute nzajya mukenera tuvuga ngo urarwaye ufashwe none ariko ijambo gukenera warigize ariko menye urikunda cyane ndakubwira ndarwaye ngo nzajya ngo ngukenera ariko Sheri ibaze ubana n'umugabo utagukenera ubundi wowe wumva byagushimisha. reka mubwire niba nkubwiye ngo ndarwaye uzajya ubiha agaciro sibyo niba nkubwiye ngo ndarwaye simeze neza ugahita uvuga ngo ndagukenera uzi ko kunkenera byabaye kunkenera. Sheri nteye n'icyaka banza ndebere cyo kwinywera turagumya tuvugana ariko byibura ariko neza neza babaye kanyota icyaka ko kubera ego Sheri umaze kuzamo ambonye zanyuma zaraje wabonye mbona izaki Sheri tusigaye tuzita zanyuma nga
sheri zanyuma nyine nizazinze ugenda zitigita nguko rero ndifuza ko bari abana bacu abatubohereje kuri ba bana bagenzi babo bakajya gukurikira amasomo ya saa 10 kugira ngo bityo mbone n'uburyo nduhuka neza nawe hatagira umwana uza kudukomangira ahubwo bahamagare baza tubohereze hangane nyine bahamagare ndabizeye buri buze kwishima Mucyo muze hano n'ukuntu umaze kugira abana beza babyirutse nafashije kabisa ariko ikibazo ni uko utajya ubishimira urabona ukuntu dufite abana beza Mucyo ahubwo se tudasa icyo abantu bavuga ko dusa reka nsa na Mucyo burya ntabwo ujya ubibona asheri aya ni ngewe dusa Mucyo bakubwira wowe ko usa nawe abantu bajya bambwira ko nsa na mama tiwumva nuko agahungu keza ntacyo ufite wowe bakubwira ko usa nande sha oya ngewe bajya bambwira ngo nsa na papa ntacyo ubwo ni kimwe nari mbizi oya uzi ikisi ariko sheri nabaye icyororo cyiza Mucyo ubu mugiye kugenda gusura ba bagenzi banyu ariko murakurikirana amasomo ya saa 11 kuri televiziyo mwigane muzi ko amasomo asigaye aca kuri televiziyo kubera amashuri muri iyi minsi yafunzwe ariko isaha ya saa 12 mugomba kuba muri hano gukwepa muko bakoresha amashami dore ni saa 9 saa 12 mura muri hano kabone mugeni maze mwitware neza kandi mwige mufate kugira ngo muzaba wa mbere sha abahungu ko rero nyine gahunda n'iriya njye mbaye ngiye uransanga mu cyumba kuko ndagukeneye cyane shari ndagukeneye cyane rwose ntuzane ibibazo sibyo ndagukeneye cyane ntugire ibibazo njye n'indi maze no kubirambirwa rwose maze kubirambirwa pe ubundi kuki ntabwitse nigendera ubundi ngo kwepe ndeba abahungu umugore igenda mutegerereje kugira ngo nshaka kuruhuka bari mu biti koko shiri waje koko nakwiye ko nshaka kuruhuka ubwo wabambutse urananiwe hari mushiki wagiyemo kanze nitwarize nibyo ushaka ako shiri igihe nagutegerereje koko mushikuri uri mu bihe bibazo aho bigeze mbabarira cyane rwose ako se shiri uzi ko maze iminota 5 ngutegereje mu buri ako se shiri ko nakubwiye na mawe ko nzamuha izindi nka koko uragira ngo njye nkora iki niki ntaguhaye nakubakiye inzu nziza ninjye mugabo ushyira miliyoni 2 hari ukajya uhahisha ntagukontorora ariko ubundi reka mubaze ikintu ibyo bintu by'amazu ho n'unda cyangwa mbamba kubikinyira cy'ubwe ngenda rwaye ndumva ntameze neza zashe basi nkora iki kubyo naguhaye niki cyo utishimye ngo byibagire icyo ndenza muri kanya gaho kuruhuka ngiye rwose sinzi pe ari u Rwanda na uburimo she ari u Rwanda na ruguha ari Afrika nayigwa ndetse n'isi nkundiye nayigwa agira ngo ni Misiri umugiye kuba tugende zashe ikindi gihe
Sheri, wowe ukoze ibi? gashirira amenyo ariko nakubwiye